Mwami irabagirana muri twe kandi twabonye urabagirana, twabonye ubwiza bwawe. Dukomeje kumva imirindi yawe igendagenda hagati muri twebwe. Dukomeje kubona utanga umunezero ku batagira umunezero. Amahoro yawe shalom turayumva muri twebwe. Mwami ubwiza bwawe turabubona ahantu. Kuko ubwiza bwawe umwuka wera imbaraga zawe ziri gukora imirimo bitangaza hagati muri twe. Natwe nta kindi tuvuze uretse kuvuga ngo mwami irabagirana. Shirwa hejuru, himbazwa, singizwa n'ibyaremwe byose, reka ibihumeka byose bigukomera amashyi kuri umwami w'abami. Haleluya. 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 Tugwaye ikaze kuri Harvest, itorero ryanjye n'umuryango wanjye, itorero rya n'umuryango wawe. Ndagira ngo mwibutse ko uyu ari umwaka wo gukoreshwa n'Imana ibihambaye kurushaho, tuva mu bwiza tujya mu bundi kubw'ubuntu bugeretse ku bundi. Haleluya. Tugeze mu kwezi kwa 11, abari ku mbuga nkoranyambaga hirya no hino harabatangiye koherezanya ubutumwa bifurizanya umwaka mushya muhire, Noheli ko umwaka ugiye kurangira, iminsi mikuru myiza, Noheli n'ibindi. Ariko reka mbabwire, ntabwo Imana yacu ibeshye. Reka mbabwire, twabonye ko Imana ari Imana. Ibyo yavuze iravuga kandi ikagira ute? Ikabisohoza. Twatangiye umwaka ku munsi wa mbere ku mwaka dutangira, umushumba yagazara ngo uyu umwaka uwo Imana igiye guhagurutsa abagabo, igahagurutsa iki? Abagore, igahagurutsa iki? Abasore n'abakobwa baje hano nta kindi kintu baje gukora uretse kwagura ubwami bw'Imana no kuzamura izina ryande rya Kristo hejuru. Haleluya. Ibyo turabibona abantu baturuka hirya no hino za rega n'ahandi hose, ibyo byavuzwe abo batari baza, ariko Imana ni Imana. Ntabwo Imana yacu ari Imana ivuga dukanze, ntabwo ari Imana ivuga twikebaguye, ntabwo ari Imana ivuga twikwashaguye, ni Imana yumva kandi igasubiza. Haleluya. Dushimye Imana ko ibyo yavuze iri kubikora. Reka dukomere umwami w'abama amashyi menshi cyane. Tugwaye ikaze wowe mwishyitsi, turakwishimiye cyane. Nitwa Pastor Kubwimana Joel, twabahaye ikaze, twabishimiye nkuko watwakira bivuze. Twatumaze iminsi turi kumwe n'umushumba, ariko twamwakira, twamwishimiye. N'abandi bose bashyitsi mwateranye natwe namwe twabishimiye, kandi twifuje ko uyu munsi mwaza tugafatanya gusangira ijambo ry'Imana, kuko nta kindi dufite uretse ijambo ry'Imana. Niryo ryaremye byose, niryo ryaturemye. Kuri Harvest tugira umwanya wo kwiga Bibiliya igitabo ku kindi, tugafata igitabo tukakiga igice ku gice, umurongo ku murongo, tugasobanukirwa ubutumwa bwiza, kuko twasanze ko ijambo ry'Imana tugomba kuribwiriza tutagira ute? Tutarigoreka. Kandi uburyo bwiza bwo kuribwiriza tutarigoreka nuko twubaha iyi Bibiliya tukayigenderaho, kuko ijambo n'Imana ivuga ngo nzavugana namwe, nta handi vugana natwe ni mu ijambo ryayo. Reka rero dukomeze. Abatarabashyitsi murabizi turikwiga icyo gitabo, turikwiga igitabo cya Abefeso. Tugeze ku gice cya kangahe? Cya kabiri. Turahera ku murongo wa kangahe uyu munsi? Turahera ku murongo wa 17, turangiza icyo gice. Uyu munsi tugiye kurangiza igice. Mu gice cya mbere twabonye ko hari ibintu bitatu, nubwo harimo byinshi ariko hari ibintu bitatu by'ingenzi. Twabonye ko Imana yatumenye kera iradutoranya, idutoranyiriza kuzaragwa ubwami bw'ijuru, kandi irongera iriduhindura abana bayo. Ikinyarwanda kijya kigorana kubona amagambo nyayo, ariko twabonye predestination, tubona election, tubona na adoption. Nuvuga ngo Imana yaduteganyirije kuzaba mu bwami bwo mu ijuru. Ikindi Imana yaduhisemo mbere yuko twe tubaho. Imana yari ituzi iduhitamo. Umushumba bisobanura neza ngo iyo babwirije ubutumwa ukabwumva, ni ikimenyetso kigaragaza ko Imana yari yaragize ute? Yaragutoranije. Iyo babibwiriza ukabipinga ukabirwanya, ni ikimenyetso kigaragaza ko utari mu Imana yagize ute? Ubundi nta n'impamvu yo kwibaza ngo mbese ndi umukristo. Niba bavuga iby'Imana ukabyumva, ukabyishimira, ukabikora, ni ikimenyetso kigaragaza ko uri mu nzira hehe? Mu ijuru. Wibaza ngo mbese hari ikindi kimenyetso ngo baguhanurire? Nta bundi buhanuzi buhari, nuko Yesu yaravuze ngo intama zanjye ziranze, zumva ijwi ryanjye zikagira ute? Zumva ijwi ryanjye. Imana yadutoranyije mbere, idutoranyiriza kuzaraga ubwami bw'Imana, irangije idukura kure, iduhindura abana bayo. Haleluya. Igice cya kabiri rero kiraza kikatwereka none uburyo ibyo bintu Yesu yabikoze. Mu gice cya mbere none kivuga umuteguro w'Imana, mu gice cya kabiri tukabona none uwo muteguro w'Imana uko watanye gushyirwa mu bikorwa, kuko Yesu yaraje arabambwa arapfa, none abari kure nkuko twabonye ku cyumweru ko amaraso ya Kristo yatwegeje hafi. None araza ngo abanyamahanga, abatari barakebwe twebwe twari kure y'amasezerano, ntago twari Abisiraheli, nta Mana twari dufite, ariko ku bwa Yesu Kristo natwe dufite Imana. Haleluya.
kubwa Yesu Kristo natwe turi abana b'Imana, dufite uburenganzira nk'abandi bose bwo kuvuga ngo ngende umwana w'Imana. Haleluya. Ibyo byiringiro, confidence, uko kwirata natwe turakwemerewe. Ntago umwisirayeli yajyana avuga ngo ninjye umwisirayeli, nanjye ndi umwisirayeli mu mwuka. Haleluya. Kubw'amasezerano, kubwo gutoranywa nande na Yesu. Yesu araza akuraho urusika, akuraho urwango, aduhindura abana b'iki b'Imana. Uyu munsi tugiye gusoza kino gice tuvuga ngo ntitukiri abanyamahanga. Bwira mugenzi wawe ntago nkiri umunyamahanga. Ntago nkiri umunyamahanga. Ari urugero dukunze gutanga, niyo mpamvu ingero nyinshi ariko tuzisubiramo. Umwana iyo ari wabo mu rugo, ahantu hose arahagera. Ahantu hose arahagera umwana yari mu rugo. Umukozi wo mu rugo niyo bamwizera gute 100%, hari ahantu atagira ute atagera. Umushyitsi iyo yaje, ubu nari umushyitsi ufite icyo bita ubumuntu, ufite uburere, amenya aho bamweretse, amenya hatagira ute atarenga. Turi mu kinyejana, hari abantu baza ugasanga bari guhinda ahantu hose, waba afite ikibazo n'ubundi amubaza uyu nuwahe, yarerewe he, urugwita ajya mu bikoni na hehe, nawe wamuhaye karibu. Iyo umuntu ageze ahantu amenya ngo nditwara gute. Ariko umwana ari iwawe, cyane cyane iyo nakina mutoya, ntago yita ngo wango mu cyuma ngo papa na barakubita icyuga akagira ute akinjira, kuko we ari hehe, ari mu rugo iwabo, ari sanzuye. Reka mbabwire, twarisanzuye natwe kwa data. Haleluya. Twarisanzuye kwa data, turisanzuye, ntago tugifite ibiduheza, kuko amaraso ya Kristo yatwegeje hehe hafi. Nkuko indirimbo imaze no kuvuga ngo twari kure. Twari kure. Abanyarwanda, abanyamahanga, Abisirayeli nibo bari baratoranije ngo Imana izagendere muri bo, amahanga yose ahererwe umugisha muri bo. Ariko Imana ishimwe ko itarobanura ku butoni. Haleluya. Yesu amaze kuza aravuga ngo icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye, yabaye ubushobozi bwo kuba abana b'iki b'Imana. Abana b'Imana rero ntitukiri abanyamahanga, turi abana mu rugo kwa data. Turi abana mu rugo kwa data. Ese Bibiliya ibivuga hiki? Uyu munsi nkuko nabikubwiye, tugiye kuganira ku ijambo rivuga ngo ntitukiri abanyamahanga. Turaza gusoma Abefeso, urwandiko Paulo yandikiye Abefeso, tukwibutse ko weho uje uyu munsi Abefeso, uyu mujyi wa Efeso uyu munsi ubarizwa muri Turukiya, ariko igihe Paulo yandikaga urwandiko uyu mujyi wabarirwaga mu bwami bw'Abagereki icyo gihe. Ariko uyu munsi ni muri Turukiya, aho twabonye ko ni n'ahantu hari strategic, ko ni ku nyanja, hakoraho n'inyanja Mediterane ihuza Uburayi, Afrika na Aziya. Akaba ari ahantu hahurirwaga abantu benshi. Hari umugabo witwa Dimitrio wari ikirangire w'umucuruzi, wacuruzaga imana. Hari imana abantu bacuruza zirahari, twarazibonye z'ibigirwamana zibajwe. Hari imana bacuruzana n'isaha no mu nsengero zimwe barazicuruza, bagakandika avuga bakandika ceceka. Izo mana zirahari. Ngo kandi nahanura, umuntu agahanura, iyo si imana, iyo niyo bacuruza. Imana twizera nta muntu uvuga ngo nahanura, ahubwo yivuga igishake mu gihe gize ute ishatse no ku bantu ishatse, ntago yitegeka. Abahanuzi babayo ba Yeremiya na ba Yesaya bashoboraga kumara n'imyaka, abantu bakaza kubashaka, nta kintu Imana yakubwiye, akababwira ati nta kintu Imana yagize ute yambwiye. Abahanuzi iki gihe barakandika avuga bakandika ceceka. Ariko Imana twizera ntabwo ari Imana bakoresha, ni Imana idukoresha. Haleluya. Dimitrio rero, Paulo amaze kubwiriza ubutumwa, Paulo muri Efeso aravuga ngo hari Imana itararemwe n'abantu, ahubwo yaremye isi n'iki n'ijuru, niyo Mana mukwiye gukora ngo abantu baratangira barayiyoboka. Dimitrio akoresha imyigaragambyo, ahamagaza abacuruzi. Twarabibonye mu byakozwe n'intumwa, ahamagaza abacuruzi arababwira ngo uyu mwuga ni udutunze. Hari abantu batunzwe no gucuruza Imana. Uyu mwuga ni ugize ute ni udutunze wo gucuruza Imana. Kandi murabizi Arutemi ni imana ikomeye, yari ikigirwamana kazi gikomeye, ikagira n'utundi tumana dutoya tuyishamikiyeho. Ati none Paulo ari kubwira abantu ko imana zakozwe n'abantu atari iki atari Imana. None ko tugiye guhomba, umujyi wose urahaguruka ati Imana Arutemi niyo mana igize ute ikomeye, ngo abana bagasakuza ati Imana yo mu ijuru. Paulo atereka mbirohemo mbwiriza abandi atoya. Wowe Paulo komeza ugende ubwirize, turasigara tugaragaza uburyo Imana igize ute ikomeye. Twe turasigara hano muri Efeso tuvuga uburyo Imana ikomeye. Paulo amaze kugenda yibuka ko yasize abantu bari ku rugamba, bari kugaragaza ko hari Imana itaremwe n'abantu, arabandikira. Haleluya. Abandikira noneho abasobanura neza. Igice cya mbere, igice cya kabiri, igice cya gatatu kirimo amagambo twakwitanye nka teori, ni ubusobanuro bubasobanuriza. None mu gice cya kane kuzamuka gatanu gatandatu bihita biba pratique. Tuzabibona biraza bikaba ibintu ngiro
byo mu buzima bwa buri munsi bw'abakristo. Pawulo rero iri torero yaryandikiye agira ngo abahe ubutumwa bashobora gukoresha bari kudefanda cyangwa se bari guhamya Kristo ahantu hari abantu bizera ibwirwamana, ahantu hari abantu biteguye kurwana no kwica bapfira imyemerere yabo ipfuye. Ariko mbabwire, twebwe tugomba guhagarara ku kuri, kandi ukuri ni ijambo ry'iki. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo muzamenye ukuri, kandi ukuri kuzagira ute? Kuzababatura. Ukuri nta kundi ni ijambo ry'iki, ry'Imana. None hano ageze bukuru umurongo wa 17 ariho tujya gusoma mu bice bibiri, aravuga ngo yaraje ababwira ubutumwa bwiza bw'amahoro, mwebwe abari kure, kandi abari hafi nabo ababwira iby'amahoro, kuko ari we uduhesha uko turi amahara kubiri kwegera data wa twese mu mwuka umwe. Nuko ntimukiri abashyitsi n'abasuhuke, ahubwo muri ubwoko bumwe n'abera, ndetse muri abo mu nzu y'Imana, kuko mwubatswe ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi, ariko Kristo Yesu niwe buye rikomeza imfuruka. Muri we inzu yose irateranyijwe neza, irakura ngo ibe urusengero rwera mu mwami Yesu. Muri we namwe murubakanwa kugira ngo mube inzu yo kubabwamo n'Imana n'umwuka. Haleluya. Amagambo meza umukristo wese wakumva ahita avuga ngo amen. Abamaze kumenyera pasa batumanyeho hari igihe yari kuvuga ngo ko mutari kunyikiza ko ngo basi muhinde ngo ubwo rero nizere ko muri kubyumva. Ntago twateranye na uyu munsi yagiye kuvuga ubutumwa kuri Buhuru, Imana ibaha umugisha aho bateraniye nabo. Reka rero mwibutse ko kuko tutakiri abanyamahanga, intego nkuru yacu uyu munsi iraza kutubwira ngo kuko tutakiri abanyamahanga, kuko tutakiri iki? Abanyamahanga, dukwiriye kubwiriza ubutumwa bwiza bw'amahoro, bw'intambara, bw'amahoro, kandi tukubakwa kuri Kristo kugira ngo tube mu nzu y'Imana, turi inzu y'Imana. Kugira ngo tube mu nzu y'Imana turi iki? Turi inzu y'Imana mu nzu y'iki? Tube Beteli ariko turi na Beteli. Turaza kubyumva neza. Haleluya. Ntago ari kuba mu nzu y'Imana gusa, ahubwo tugomba kuba inzu y'iki? Y'Imana. Ntago ari kuba inzu y'Imana gusa, ahubwo tugomba no kuba mu nzu y'iki? Y'Imana. Haleluya. Imana ize kudufasha uyu munsi tubyumve neza. Intego nkuru yacu nizere ko wayifashe, baze kuyisubizaho kugira ngo umuntu utari wandika yongera arandike. Sinzi nabayishyizeho. Yego. Kuko tutakira abanyamahanga dukwiriye kubwiriza ubutumwa bwiza bw'amahoro, kandi tukubakwa kuri Kristo niwe rufatiro, kugira ngo tube mu nzu y'Imana, turi inzu y'iki? Y'Imana. Icyo ni igitekerezo nyamukuru, niyo ntego nyamukuru iri mu byo tugiye kuganira byose. Ariko turaza kureba ibintu bitatu dukwiriye gukora kuko tutakira abanyamahanga. Hari ibintu bitatu dusabwa gukora kuko twahindutse abana mu rugo, kuko twigijwe hafi, kuko tutakira abashyitsi n'abasuke ku masezerano. Hari ibintu bitatu dusabwa gukora tugiye kureberaho uyu munsi. Ese dusabwa gukora iki ko twageze mu rugo, ko twabaye abana? Nkuko muri Yohana habivuga neza ngo icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye, abo yabahaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'iki? B'Imana. Ngo ntago babyawe n'ubushake bw'umugabo n'umugore, ahubwo abo babyawe n'Imana. Haleluya. Ababyawe n'Imana, abatakira abanyamahanga, dukwiye gukora iki? Cyambere, dukwiye kubwiriza ubutumwa bwiza bw'amahoro ku bantu bose. Dukwiriye kubwiriza ubutumwa bwiza bw'amahoro ku bantu bose. Yaraje, uwo waje ninde? Niba mwarakurikiye hejuru twatubaye Yesu Kristo uko yatwegeje hafi. None Paulo arakomeje avuga ngo yaraje ababwira ubutumwa bwiza bw'amahoro, mwebwe abari kure, kandi abari bugufi nabo ababwira iby'amahoro. Haleluya. Abari kure ni bande? Ni abanyamahanga, babandi twabonye bigijwe hehe? Hafi. Abatari Abisirayeli twari kure y'amasezerano, ntago twari ubwoko bw'Imana, ariko Yesu aje, ubutumwa Yesu yazanye. Oh haleluya. Iyo ngezaho nibuka ubwo Petero yajyaga ku mugabo witwa Cornelius. Petero yagiye ari umuyahudi. Petero agenda ari umuyahudi, yumva ko Imana ikorana n'abayahudi, yumva ko Imana ikunda abayahudi, yumva ko umwuka wera bahawe kuri Pentecote ari uw'abayahudi gusa. Ahageze ngo arigishe, batari babatizwa,
ngo umwuka wera aramanuka bavuga izindi ndimi barahanura bagira ute. Petero ngo abirebe arabati noneho mbonye yuko mu mahanga abagira ute, abayubaha bagakora ibyo kugira ute bose igira ute. Oh haleluya. Imana yaratwemeye ntabwo tukiri abanyamahanga. Iyo twubashye Imana, iyo dukoreye Imana, duhinduka abana bayo. Biva hehe? Mu bintu twabonye iyo Yesu atwegeje hasazana, twabonye ko Yesu yakwegeje hafi urangwa no kuzana amahoro. Iyo amahoro wayabonye, iyo yageze mu rugo, ijambo dora tuvuga ngo nta utanga icyo atagize ute. Iyo amaze kubona amahoro biroroshye kuyatanga. Niyo mpamvu ikintu cya mbere tugomba gukora, kuko tutakira abashyitsi, tugomba gukora ibyo data akora. Yesu yaraje abwiriza ubutumwa bw'iki? Bw'amahoro. None ko turi abana be, natwe turi aba Yesu, tugomba kubwiriza iki? Amahoro. Kuko niwe data, niwe twigiraho, niwe tureberaho, niwe mwarimu mwiza, niwe Paulo ageze aravuga ngo mugere ikirenge mu cyanjye nkuko nanjye ngera mu cyande. Ntabwo Paulo avuze ngo mugere ikirenge cyanjye nka Paulo, ahubwo ni nkaho mukore ibyo mubona ko ndi gukorana ki Yesu yagize ute yakoze. Haleluya. Icyambere rero abantu tutakira abanyamahanga, kuri 17 ari kutwereka ibyo Yesu yakoze, bityo natwe nibyo tugomba kugira ute gukora. Yesu yaraje ngo abwiriza ubutumwa bwiza bw'amahoro. Abubwiriza kuri bande atavangura, abutubwira twebwe abari kure, abari hafi n'abayuda n'abarabibabwira. Haleluya. Petero nabibonye ati yo burya Imana ntirobanura. Reka ngubwire, abo mukire, abo mukene, abo ukomeye, abo woroheje, abo wize, abatarize, akeneye kumva ubutumwa bwiza bw'amahoro. Haleluya. Niba kagukanje amafaranga, ibintu, amashuri, ibyo ntacyo bivuze igihe Yesu atagize ute adahari. Isi ikeneye ubutumwa bwiza bw'amahoro. Haleluya. Mu ndamukanya Abisirayeli bagira, barasuza ngo shalom, bivuze ngo amahoro. Ni ikintu bifurizanya. Amahoro nta handi twayasanga, ni muri Yesu. Ayo mahoro meza atangwa na Ye. Oh ayo mahoro meza. Amafaranga ntiyaguha amahoro. Hano hanze ibintu byarahindutse. Reka nivugira abasore, umusore aragenda akabona umukobwa ati ura mukobwa ni icyuki, ura mukobwa ameze neza, arasireye inka neza, aratwika, akamuzana mugeza mu rugo nawe akamutwika. Kuko wazanye utwika, yagera mu rugo nawe akagira ute akagutwika, ugatangira kugenda inkweto wazicuritse, imisatsi utasokoje, ukasohoka utazi niba wambaye ikabutura cyangwa iki, kuko warebye nk'umwana w'umuntu. Uwo muntu reka nkubwire agira ubwiza bumeze gute, niba adafite Yesu ni zero. Nta mahoro uzagira ute uzagira. Niyo mpamvu tujye tubwiriza hano ngo urugo ntabwo ari umushinga wacu, ni umushinga w'iki? W'Imana. Mw'abantu mwe ucuruze wunguke ugira amamiliyari, ariko ibyo watunga byose udafite Yesu, nta mahoro. Nta mahoro. Umusaza umwe ngo niba yaracuruzaga ku iduka ry'umuhindi i Kigali, numbaza niba ari byo, ariko hari ukuntu n'abigisha bahimba n'inkuru, ariko ifite yigisha abanyarwanda ngo umugani ugana akagize ute akariho. Ari umukorodoniye ukora ibikweto n'iki, umuhindi akaza akabona ibikweto binuka bihora ku iduka ryanjye, uyu musaza yaza akamwinginga wazamvirira. Ageze nyuma aragenda aterura miliyoni, arazana ahereza umusaza ati mbabarira rero, fata yano mafaranga ugende, uvaha ugendera ibindi business ugira ute ukora. Umusaza bakubise mu rukapu, n'urukapu amaye arirukansa ageza mu rugo ati mukecuru wanjye rero dore ibikweto byanjye baravuze ngo mbibike, none dore bamaye nguvuze ngo iki, ngo miliyoni urayifite aho, utumye batwica. Twari tubayeho neza, ubu ntibaratwica, nta wakubonye si. Bahera ubwo bajya impaka aho barabika amafaranga, bashyira mu buriri ati reka data we, niho barahera barita bareba hehe mu buriri. None si ducukure, none se urajya gucukura ntibarakubona. Baraye ijoro ryose badasinziriye, bajya impaka bashaka ko barayabika. Umusaza abyuze kakarekare ajyana ajya agapahereza umuhindi ati fata ibyawe nikomeze iki, inkweto zanjye byambujije iki amahoro, n'ubwa mbere ntari nagize ute ndasinziriye. Bari bamuhaye miliyoni, uri kumuseka. Hari igihe bayaguha hano ugahita ubona, ukibuka ko umugore wawe areba imirari utarigeze ubibona. Hano hari umuntu baha amafaranga akabona kumenya ngo si umugore wanjye yagiraga igitsi burya, mwabana gutaciza ukahita ubona ko afite igitsi. Ukahita ubona ngo afite igitsi.
nkaho mu myaka mumaranye utari warabibonye. Ariko reka mbabwire, iyo Yesu ahari, haleluya, ijambo riravuga ngo tubanze dushaka ubwami bw'Imana, ibindi byose bizaza ari iki? None swagiza ngo amafaranga ni mabi turayakenerega, amazu nagwa ari mabi, amamodoka nagwa ari mabi, ibyo byose ni byiza, ariko bigomba kuza byongera kuri nde? Kuko niwe mahoro, ni utanga amahoro, nugira ubutunzi burimo amahoro. Ibyo nubibona rero, niba umaze kumwemera, genda ubwira abandi ko Yesu atanga iki? Amahoro. Ingo zibuza amahoro, mukaza amahoro arabuze. Impamvu hose habuze nuko abantu bimwe Kristo. Yaraje atubwiriza ubutumwa bwiza bw'iki? Bw'amahoro. Ubwo butumwa bwiza amaze kubwiriza bw'amahoro, uzi ikintu bwakoze? Ngo bwakuyeho amacakubiri, bwafasha abantu b'amahara kubiri, abantu batumvikanaga, abanyamahanga, abayuda, bagera iki bose burabazana bagira umwe murinde muri Kristo. Niyo mpamvu twicaye hano, twicara dufite background, amateka atandukanye, ariko twese twagize umwe n'amaraso yande ya Yesu. Iyo tutakira abanyamahanga, iyo twageze muri Yesu, iyo twigijwe hafi, dusabwa kubwiriza ubutumwa bwiza bw'iki? Bw'amahoro. Reka mbabwire, isi ikeneye amahoro, kandi amahoro nahandi isi izayakura, ntabwo ari mu bayobozi bakomeye, isi izayakura muri Kristo. Abakomeye babaho, kandi n'abayobozi ni beza, n'ijambo ry'Imana ngo tubasengere, ariko tubasabire kugira ngo nabo bayobowe nande na Kristo. Ikintu cya mbere tugomba gukora, abamaze kugera muri Yesu Kristo batakira abanyamahanga, dusabwa kubwiriza ubutumwa bwiza bw'amahoro ku bantu bose. Wa wundi ukwanga, wa wundi ugucira urubanza, wa wundi wakwambuye, wimubwira ngo uragapfa, ahubwo mubwira ngo Yesu aguhereze umugisha. Ku bantu bose, aba bantu bose n'abanzi bawe barimo, cyane ko twe tugomba kumenya ngo umwanzi wacu ni Satani n'isi. Umuntu we mureke, uyu munsi ashaka umwanzi ejo akamukunzi, ikiri gutuma kwanga ni Satani. Mubwiriza ubutumwa bwiza bw'amahoro, nawe azakwakira Yesu Kristo. Icya kabiri kiranga umuntu wamaze kugera muri Kristo utakiri umunyamahanga, nuko tugomba gukora akahe kazi? Dukwiriye guteranira hamwe turamya Imana mu mwuka umwe. Guteranira hehe? Hamwe turamya Imana mu mwuka umwe. 18 ku murongo wa 18 turasanga ayo magambo. Hari kuvuga ngo iki? Kuko ari we uduhesha uko turi amahara kubiri kwegera Data wa twese turi mu mwuka umwe. Haleluya. Iyo utakira umunyamahanga, ibizakwiye kutakira umunyamahanga, uzarangwa nuko, cyangwa se ibyo uzakora nuko utaziringagiza guteranira hamwe n'iki? N'abandi. Kuko Kristo yaje ageze muri wowe, yaravuze bwa butumwa bw'amahoro, agakuraho ubwanzi, niho utuma noneho uza guteranira n'abandi utitaye ku moko, amasura, ubukire, ubukene n'iki. Uravuga ati Yesu yangiriye neza, nawe Yesu yamugiriye neza, twese turabana b'iki? B'Imana. Reka duhure turamye umwami w'iki? W'abami. Kuko nkuko twabibonye ku cyumweru, mu itangiriro icyaha cyatujyanye kure y'Imana turububa, ariko Yesu aje atwegeza hafi. Kuki yatwegeje hafi? Kugira ngo tuze duterane tumuramye. Haleluya. Mukanya ngo twaramyaga Imana, twayibonaga hano. N'uyu mwanya Imana iri hano. Haleluya. Reka nkubwira, Imana itari hano ntago mbarusha ibiro, ntago muhagarara ngo munyumve, ariko kuko Imana iri hano, niyo mpamvu turi hano. Haleluya. Uri hano kubera Kristo, ndi hano kubera Kristo. Guterana kwacu, reka nkubwire, hari ibintu abakristo twagize ibintu byo gukina nabyo. Impamvu ntateranye ni ukwera ko nari mfite umunsi mukuru, umuntu yakoresheje umunsi mukuru, ninjye wari uri ku kigega, ninjye wagize gutya, ninjye waguze gutya. Umva, icyo gihe Kristo ntiyari yagera hehe muri wowe. Guterana, Dawidi yaravuze ngo narishimye, naranezerewe, kuko kujya i Yerusalemu hari kure. Iyo bambwiraga ku cyumweru tuzajya gusenga, yamaraga icyumweru cyose afite igishyika cyo kujya mu nzu y'Imana akanezerwa. Ibyo kuki bibaho? Iyo wamaze kugera muri Kristo utakiri umunyamahanga, ntago wirengagiza guterana kwera. Kuko guterana kwera ni umurimo w'abantu batakira abanyamahanga, ni umurimo w'abana bo mu rugo, ni umurimo w'abera. Abera nibo bateranira hamwe, kandi abera bateranye, Imana yamanuka ikabana nabo. Haleluya. Ibaze rero kuba wari ufite rendezvous yo kubonana n'umukuru w'igihugu, akaza, nugira ute? Ntuhagere, ntujyeyo, oya twumvikane. Noneho tubicurukure gutya, uri umuyobozi, uri nka meya, tureke perezida, guverineri araza kugusura, yagubwiye ati tuzahura, abaturage baze, uwo meya ugira ute? Ubure. Hajya uracyari meya ubwo? Tuvugisha ukuri, ubu uracyari meya? Keretse ntiwarwaye, ntiwagize ute? Noneho tekereza, natwe iyo duteranye, ijambo ry'Imana yatubwiye ngo
Yesu yaraje adukura kure atwigiza hafi kugira ngo tubashe kwegera Imana tutagira ute tudatinya. Twe bande ntabwo ari ngo negere nge nyine mfite ubusabane. Ubu turavuga ngo hari ubusabane nge ngirana n'Imana, hakaba n'ubusabane ngirana na bagenzi banjye. Nuvuga ngo iyo nsabana n'Imana biroroshye ko mpura n'abandi basabana n'Imana tukagira ute tugasabana. Haleluya. Niyo mpamvu iyo twateraniye hamwe nta ndorerezi bihari. Mu gihe abandi bahagurutse baramya cyangwa bazamuye amaboko ntawo kurebera, aravuga ati ngewe nanjye nubwo amaboko yanjye yarwaye ariko umutima wanjye ndawuzamurira iki Imana. Amaguru yanjye nayo nananirwa kugenda ariko nzaryamaho ndyamye mvuge ngo Mana ashyirwa hejuru. Kuko twahamagariwe kuza kw'abana mu rugo. Tugeze mu rugo hari umurimo Umwana agira. Umurimo wa mbere twabonye uko tubwiriza ubutumwa bwiza bw'amahoro. Ese ko twabwiye abandi amahoro bakaza, nibaza aho duteranira barabona iki? Bagomba kubona baramye bari kuramya iki Imana mu mwuka no muki no mukuri. Guterana kwacu konyine ishyaka dufite tujya mu nzu y'Imana, mureke bibwiriza abantu. Haleluya. Umuntu aza kubyata oya uyu munsi ni ku cyumweru mfite amateraniro ngenda abanza kujya kugira ute gusenga. Niba ari gushyingura umuntu turamushyingura ku mugoroba nta kibazo. Reka tubanze tujye no gushima Imana ko umuntu yatashye, kuko urugendo rwe rwagize ute. Ntabwo uri umurozi kushima Imana ko umuntu yatashye, ntabwo uri umurozi, ni ukuri. Umuntu agomba kubaho. Baturima indirimbo abarimbi bavuga ngo ibyaremwe byose bizagira iki iherezo. Utagiye iherezo ni Kristo umwami w'abami. Haleluya. Ariko umva ibanga rikomeye, abari muri Yesu ntabwo tuzapfa tuzarama. Kuko gupfa ni ukuva muri eta imwe, ni uguhindu, ni transformation, ni ukuva muri eta, ni ukwamburwa umubiri ubora, umubiri upfa tukambara kudapfa. Haleluya. Ariko ibyo biba kubamenye Kristo, bamara kugera muri we bagaterana. Dukwiriye guteranira hamwe turamya Imana mu mwuka umwe. Guterana ni kimwe, ariko n'ubundi hari abantu baza guterana akaza guterana afite ibye. Bari kuvuga ijambo ry'Imana ibere muri telefone yarangaye, wari mwuka umwe n'abandi. Oya, umwuka umwe udukoreramo ni umwuka w'Imana. Ni umwuka uza ukavuga ngo ibyubahiro byanjye mbishyize hasi, Kristo ari hehe? Ari hejuru. Oh haleluya. Ukabona umukozi wiriya umuhinzi iki baricaye, nta unene undi, nta uri gusuzugura undi, bose bari mu mwuka bavuga ngo Mana uri hehe? Uri hejuru. Mana ukire gushimwa. Ubwo nibwo bwiza, iryo ni ryo juru mw'abantu. Uko niko gukizwa, uko niko kuba abana mu rugo. Iyo abana mu rugo batanye kuryana bakakubitana, umubyara abegera toya, iyo wose umuco wa hano. Mu rugo hagomba kuba amahoro, mu rugo hagomba kuba urukundo. Natwe rero kuko tubwiriza ubutumwa bwiza bw'amahoro, abantu bakakira Kristo, babandi twabatije, tugomba kugira ahantu duteranira, tugomba kugira ahantu tubarizwa. Ibi kandi biratwereka yuko nta muntu ugomba kubaho atafite ahantu ateranira. Hari umwuka waje uriho w'inzererezi, Bibiri zivugaho. Hari inzererezi zaje zifata abantu bugwate, zibafatisha isukari, utuntu turyoshye. Hahandi bakugira ngo biri kunagana, irabimanuye ibisubizo birashe, uriya mugabo wawe si uwawe, Imana iguhaye undi. Uriya mugore ni Vashiti, Imana ikuzaniye Esiteri, akira Esiteri wawe, umuntu agafashwa. Umuntu akosanga riba aho ngo hari rezo, aho arakomeye. Reka mbabwire, iyo ni isukari y'akanya gato. Icyo ni isukari. Iyo ni isukari mw'abantu mwe. Isukari n'ibimonyo bigira ute bijyamo, ariko twe turi umunyu w'iki w'isi. Ese nukayuka. Bibiliya iravuga ngo mu minsi imeruka ngo abantu bazigwiriza abavuga butumwa babwiriza ibijyanye n'iki irari ryabo. Ngoya nta mwuka w'Imana ucyo mu rusengero ngo kuko batagititira ngo bavuga rakta paketeba atubwo umwuka w'Imana waragiye. Umva, reka nkubwire, ku munsi wa Pentecote mwuka wera amanutse, abantu bavuze ngo ko bari abantu ari ab'i Galilaya, tukaba tubumva bose bavuga ibitangaza mu ndimi z'iwacu, mubivuge namwe mu ndimi z'iwacu kavukire. Iyo niyo Mana twizera, ni Imana ishobora byose. Nizera Imana izi Kinyarwanda, izi Cyongereza, Imana irashoboye, ibera hose icyarimwe. Ariko reba nawe, reba ubupfu, Imana izi byose, Imana ishobora byose. None ko Imana izi byose n'Ikinyarwanda igize ute? Ndakize. Ko Imana ishobora byose, ishobora gufata umuntu utazi Icyongereza ikakimwigisha, kuko ishobora. None turi Abanyarwanda twembi, ukaza rakapacaka umva icyo Imana ivuze, rabagetakada. Ibyo bintu narababaje ngo ari kuva kuri Mose mukaze no mu butumwa bwiza bune bwa Yesu. Hari ahantu mwigeze mubona umuntu ari guhanura
akisemurira. Narabe ngo ibi bintu byabaye mu itorero ry'Abakorino, kubera ko n'ubundi Bakorino muri ryari itorero ryo mu Bugereki bari basanzwe bafite ibimana barimo za Zeus n'ibindi, bakoresha ibyo bintu byo kujya imbere y'ibigirwamana bavuga izo ndimi. Ubutumwa buhageze, kuko ubutumwa bwiza buje, narabe ngo hari udukeregeshwa two mu mico yacu twimukana twajyana hehe? Mu nzu y'Imana. Ba bantu bimukana ya migenzo y'ubupagani bayizana mu nzu y'Imana. Urwandiko Paulo yandika Abakorino Paulo yarwandika inshuro 3, ebyiri nizo tuzi. Hari undi abaye muri rwa rwandiko arabanje kugira ute kubandika, hari undi rutwagwamenyeka. Ni itorero ryagize ibibazo byinshi, bamwe bavuga ngo ni itorero ryagoye Paulo. None umuntu agafata itorero ryagoranye rikigishwa, narababwiye ubushize mu masengesho, ryatumye n'ameza y'umwami ahinduka kubera kuzana ibice n'ubusambo mu rusengero. Iryo torero akaba ryo gushakiraho urugero. Paulo arangije aravuga ngo none guhera uyu munsi noneho afata umwanzuro, ushaka kuvuga indimi zitamenyekana azi. Paulo areba ati abanyagwa nimbabuza kuvuga ngo rararara baragenda kandi ndabakeneye. Noneho wizivuga mu materaniro, uzivuge ku giti cyawe. Niko niyo mwanzuro Paulo yatanze. Agera ngo ngiye navuga ni amagambo 5 nyavugishije iki? Ubwenge bwanjye kuruta kuvuga amagambo 1000 atumvikana. Umuntu akajyana ngo no mwuka w'Imana. Paulo arangije aravuga ngo niyo navuga indimi z'abantu n'abamariko singira iki? Urukundo. Byose bihindutse iki? Ntabwo ikibazo ari impano zagakiza ko wazuye umuntu si ikibazo. Ibyo na Satani yabikora. Kuko uzasoma Mateo 7, usoma Gerefo 20:22 yasaba ngo nibwo nzera amabwire ngo sinigeze ngira ute. Nibanda zabari kubwira ngo bazava ngo twakoraga ibitangaza mu izina ryawe, twahanuraga, twirukana abademoni mu izina. Yesu ati mumva imbere mwandyarya mwe mwankozi bimwe sinigeze ngira ute. Hari abakoresha izina rya Yesu atabazi, ariko twebwe Yesu aratuzi yatugize abana be. Haleluya. Aratuzi yatugize abana be. Niyo mpamvu tugomba guterana. Wowe udaterana hamwe n'abandi, wowe utajya mu mwuka umwe n'abandi, uracyafite ikibazo mwene data. Ukeneye Kristo ngo akwegeze hafi. Ukeneye Kristo ngo akwegeze mu muryango w'abana b'Imana. Niyo mpamvu niyo twateranye turavuga ngo tubereho guhesha Imana icyubahiro, dusoza inshingano nkuru twasigaye na Kristo mu mwuka w'itegeko risumba. Tuvuga ngo mu myuka y'itegeko cyangwa mu mwuka. Umwuka ni umwe. Twese tubereho guhesha Imana icyubahiro. Haleluya. Ese nicyo cyakuza, ese nicyo cyanzanye. Ntabwo tubwiriza ubutumwa bwiza bw'amahoro gusa, ahubwo no guterana kwacu kandi mu mwuka umwe bigaragaza ko tutakira abanyamahanga. Haleluya. Niyo mpamvu ntukirengagize guterana. Iyo wirengagije guterana, utangiye guterana ntabwo isubira hehe? Inyuma. Ariko tunasonga mbere, twe turakomeje urugendo rugana hehe? W'ijuru. Ntitukira abanyamahanga. Haleluya. Kuko twigijwe hafi n'amaraso yande ya Yesu. Turi kureba ibintu 3 dukwiriye gukora kuko tutakira abanyamahanga. Icyambere twabonye ko tukwiye kubwiriza ubutumwa bwiza bw'amahoro. Icyakari tubonye ko dukwiriye guteranira hamwe turamya Imana kandi mu mwuka umwe. Nta uzangwa goreke, nta uzana utuntu twiwe n'udukeregeshwa twiwe, mu mwuka umwe. Niba ari Ikinyarwanda ni Ikinyarwanda, niba ari Icyongereza ni Icyongereza, niba ari Igiswahili ni Igiswahili, niba nta wumve habone kusemura, ariko tube mu mwuka umwe. Nta ushidika ese nibyo ntabwo ari byo. Mu mwuka umwe wo kuramya. Mu gihe turimba turi kurimba twese, mu gihe twumva ijambo ry'Imana ni ijambo ry'Imana, mu gihe tugiye gutura ni igikorwa kimwe twese tugiye kugira ute gukora. Buriya nanakubaza ati shije mu nzu y'Imana abandi bakaba wenda bitwaje ituro ukaza ntabyo ufite, uri mu mwuka umwe nabo, uba watakaye buriya cyangwa urasiba. Hari umuntu ni bwumane watubwiye ati buriya igihe ugiye mu kazi ugiye gushaka amafaranga, ujye ugenda uvuga ngo Mana nje gukora akazi ndi gushaka amafaranga, ariko si amafaranga yo kuntunga, kuko kuntunga n'ubundi wombeshejeho, ndi gushaka ituro ryo kujya kugushima. Wijye gukora akazi gusa urukorera ibigutunga, bwibuka ngo ngomba gutanga icyacumi, ngomba gutanga ituro ry'amashimwe, ngomba guhigura imihigo nagize ute nahize. Ibyo nabyo ni ibintu bigaragaza ko igihe uje guterana uri mu mwuka umwe n'abandi. Iyo utabitekereza ntabwo uri mu mwuka umwe n'abandi. Icya gatatu aricyo ngira ngo tuze twumve neza cyane, kiraza gutuma nono kigaragaza neza ibikorwa tugomba gukora. Dukwiye kuba mu nzu y'Imana twubatse kuri Kristo, kuri Yesu, kugira ngo tube inzu y'Imana. Dukwiye kuba mu nzu y'Imana. Nuvuga ngo ntabwo ushobora kubaho utaba mu nzu y'Imana, ariko nanone ntushobora kuba mu nzu y'Imana utari inzu y'Imana. Iki Kinyarwanda mu cyumve neza. Ni gute umuntu aba inzu?
ko tuzi ko inzu ari bibubaka ariko Bibiliya yo iratwereka neza uburyo turi inzu, kuko mu Baroma bavuga ngo mbese ntimuzi ko imibiri yanyu ari insengero z'iki? Z'Umwuka Wera. Oh, haleluya. Reka dusome duhereye ku murongo wa 19. Nuko ntimukiri abashyitsi n'abasuhuke, ahubwo muri ubwoko bumwe n'abera, ndetse muri abo mu nzu y'iki? Y'Imana. Kuko mwubatswe ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi, ariko Kristo Yesu niwe buye rikomeza imfuruka. Muri we inzu yose irateranijwe neza, irakura ngo ibe urusengero rwera mu Mwami Yesu. Muri we namwe murubakanwa kugira ngo mube inzu yo kubabwamo n'Imana n'Umwuka. Haleluya. Reka mbabwire, uzakora ubushakashatsi ugende wicare mu rugo, nushaka uhere mu gice cya mbere uze kugeza mu gice cya kabiri, ugende uca akarongo kw'ijambo muri we, muri Yesu, muri uzasanga iki nicyo gitabo cya mbere muri Bibiliya kigaragaza ko muri Kristo nimwe imigishiri, muri Kristo nimwe amahoro ari, muri Kristo nimwe twahinduwe abana b'Imana, muri Kristo nimwe agakiza kabonewe, muri Kristo niho itorero rihiba itorero, muri Kristo niho abaramyi bababara abaramyi. Haleluya. Hanze ya Yesu nta buzima, byose tubibonera muri nde? Muri Yesu. Dukwiye kuba mu nzu y'Imana. Kubera iki dukwiye kuba mu nzu y'Imana? Nuko twahinduwe abana b'iki? B'Imana. Ariko kuba mu nzu y'Imana ntabwo bihagije, kuko kuba mu nzu y'Imana na Satani yaba mu nzu y'Imana. Ubyumve neza. Abana b'Imana ngo barateranye umunsi umwe ngo Satani abaza hehe? Muri bo. Imana ibaza Satani ngo mvuye mu isi kwizereramo. Imana wabonye umukiranutsi wanjye Yobu? Satani ati namubonye. Ariko yari yagiye mu iteraniro ry'abana b'iki? Mugenzi wa mwicaranye ngo witonde hano Satani nawe ajya hagera. Hano ajya hagera naho. Iyo abana b'Imana bateranye nawe araterana akazana gusinzira, ukabona umuntu atanye gukubita ibitotsi. Kandi umuntu ari kureba agapira ntashobora kugira ute? Gusinzira. Yaba ari kureba filime ntasinzire, yaba ari kumva inkuru ntasinzire, ariko yagera mu rusengero ijambo ry'Imana rigitangira agatangira agakubita iki? Iyo ni Satani. Buriya Satani aba yamaze kugufata akicarana nawe. Mugenzi wawe natangira gukubita umutwe ati mu izina rya Yesu muvemo Satani. Kuko abatangiye kumutwara. Ariko iyo wageze muri Yesu ukaba mu nzu y'Imana, ukora urugendo rwo kuva i Beteli, kuko i Beteli bivuze inzu y'iki? Y'Imana, ukagera eri Beteli ukabana n'Imana yo mu nzu y'iki? Y'Imana. Haleluya. Icyo gihe noneho ntago uba mu inzu, ahubwo uba mu inzu muri rusengero. Nawe uri iki? Uri urusengero. Kubera ko uri urusengero bivuze ngo Imana ituye hehe? Muri wowe. Haleluya. Mwuka Wera atuye muri wowe. Niyo mpamvu mushumba yatwibukije yuko nta mibatizo ibiri baho. Ngo bakubatije mu mazi menshi, ejo bazagira uwundi muntu wo kukurambikaho ibiganza ubatizwa mu mwuka. Ntago twakira Imana mu bice. Mbese ntago uzagira ngo umunsi wakira Imana ize arakamana gato. Hari abantu bigisha ko Yesu arakama. Na Bibiliya yayo bavuga ngo mbere yambere jambo ahoranye n'Imana, ujambo yari Imana. Ugasanga bandikishije into ntoyi. Mu myemberere yabo rero bemera ko Yesu arakama. Baragenda bigisha hirya no hino. Ikibazo hari n'abantu usanga batugeraho ukabatega amatwi. Ujye wirinda rero. Ariko Yesu aravuga ngo nje na data turi iki? Turi umwe. Umbonye ababonye data. Haleluya. Yesu niwe Mana. Iyo wakiriye Yesu, Imana ibije hehe? Ni wowe. Niyo mpamvu ubwo Yesu yageraga kwa Zakayo aravuga ngo agakiza kageze muri inzu, kuko uyu nawe ni mwene Aburahamu. Zakayo yake agakiza. Dukwiriye kuba mu nzu y'Imana twubatswe kuri Kristo. Nintubaka kuri Yesu ntago nzashobora kubakanwa na mugenzi wanjye. Nuba ngo hari ibintu bitatu birimo hano. Icyambere dusaba kuba mu nzu y'iki? Y'Imana. Ariko nkabamo ndi inzu y'iki? Y'Imana. Kuko ndi inzu y'Imana tukongera tukubaka indi nzu y'Imana y'ubumwe bw'abana b'iki? B'Imana. Bivuze ngo niba ndi inzu y'Imana nawe ukaba inzu y'Imana, turubakanwa nk'amabuye mazima. Niyo mpamvu Paulo yatanze urugero haravuga ngo kuko ngo twubatswe ku rufatiro rw'intumwa n'iki? N'abahanuzi. Bishatse gusobanura iki? Bishatse kuvuga ngo ubu butumwa turi kumva uyu munsi, iri jambo ry'Imana ntabwo ari twe ba mbere tugize ute?
guhera abahanuzi ni isezerano rya kera, intumwa ni isezerano rishya. Nuvuga ngo guhera ku by'abahanuzi bavuze mu isezerano rya kera no mu isezerano rishya, ibyo tugomba kubyubakiraho. Bivuze ngo kuko twubatse ku ijambo ry'Imana. Mu yandi magambo, kubakwa ku ntumwa n'abahanuzi ku ijambo ry'Imana. Ariko none ngo Yesu niwe buye rikomeza iki? Yesu niwe banga, niwe bwiru bw'ubutumwa. Nuvuga ngo ninubakwa mu itorero, nkubatse kuri Kristo, ninubaka muri korali, ninubaka mu muryango fatizo, ninubaka mu muryango n'ahandi hose nakwitwaza ngo ni mu nzu y'Imana, ariko ntubatse kuri Kristo we rufatiro, nzaba meze nka mugabo ngo wubatse ku musenyi. Haro biriva ngo bamugeranye nk'umuswa, ngo yubatse ku musenyi nta rufatiro, ngo imvura yaraguye imivira temba, iyo nziragwa, ngo kugwa kwayo kwabaye kubi. Noneho twebwe turasabwa kuba mu nzu y'Imana twubatse kuri Kristo, kugira ngo tubashe natwe kuba inzu y'Imana. Ntabwo nshobora kuba inzu y'Imana ntafite Kristo. Fondasiyo, imizi, gushinga kwanjye, kuba kwanjye, ubuzima bwanjye ndasabwa kubwubakira kuri Yesu. Ninubakira kuri Yesu, azashoboza kubana n'umwanzi wanjye. Ukwanga uzabasha kumugira neza, kuko Yesu uzibuka ngo nawe yakugire neza wari mubi. Haleluya. Reka mbabwire, igihe cyose utarubaka kuri Yesu, kubabarira ntabwo bizashoboka. Gukunda ntibizagira ute? Ntibizashoboka. Gusenga ntibizakunda. Kunezerwa, gufashwa n'ibyo mu nzu y'Imana ntibizagira ute? Ntibizakunda. Ariko yubatse kuri Yesu we rufatiro. Haleluya. Bivuze ngo wamwakira umwami n'iki? N'umukiza. Urava ngo Yesu, ubuzima bwanjye, imibereho yanjye nyubatse kuri wowe, niweho shingiyeho. Haleluya. Urahita uvuga ati noneho nta biriho, nta bigize ute, nta bizaza bizantanya nawe. Iyo wamaze kugera kuri urwo rwego, uba wamaze kubibuye rizima, nawe uba watangiye kujya muri babandi tuvuga ngo twabyigiye ku birenge by'abagize ute, by'abatubanjirije. Ubutangiye kuba urugero, ubutangiye nawe kuba umuntu wakwigirwaho, ubutangiye no kuba wundi nawe wakubakwaho. Hano dufite abafundi, iyo bagiye kubaka njya mbitegeza gafata bakamanza bakarikubita, bakagira ute, ikintu cyose gifite ikibazo bamanza niba ari hengamye bakarihengura. Bivuze ngo iyo ugeze muri Yesu, iyo tugeze muri Yesu, hari igihe bizasaba ko bahengura, muri korali bagahengura, hari abagahengura kugira ngo wubakanwe n'abandi. Uko guhengura rero niho hazamo ibihano, niho hazamo gucyaha, niho hazamo ko nawe wihana, ukafata reka nihane ibi mbikureho kugira ngo nubakanwe n'abandi. Ariyo mpamvu duhora twibutsa ko nta karegeya, nta mukristo w'indorerezi, nta muntu w'imbura mumaro ugomba kuba mu nzu y'Imana. Ugomba kuba mu nzu y'Imana, uri inzu y'Imana. Ariko Dieu ntabwo waba inzu y'Imana utubatse kuri Kristo. Niwe rufatiro, niwe fondasiyo. Hari aho byageze Dawidi aribaza ngo mbese ngo ifatiro zisenyutse ngo umuntu yakora iki? Umukiranutsi yakora iki? Cyari ikibazo. Hari byinshi umuntu yakwibaza. Yavuze ngo ifatiro, ariko noneho Timoteyo Paulo kumanekariza avuga ngo nyamara urufatiro rw'Uwiteka ruracyagize ute? Ruracyahagaze, rwanditse ngo Uwiteka abe. Reka mbabwire, izindi mfatiro zijya zisenyuka. Niwubaka ku umuryango urahemuka, abo mwashakanye barahemuka, akazi karagutenguha, amafaranga atenguha abantu uko twabibonye. Ariko Yesu ntajya atenguha abo bamwiringe. Haleluya. Niwubaka kuri Kristo, niwe uzashobora kubakanwa n'abandi. Itorero nta bumwe, nta rukundo twagira tutubatse kuri Yesu. Niyo mpamvu ntago dusabwa kubwiza ubutumwa bw'amahoro gusa, ntago dusabwa guterana turamya Imana mu mwuka umwe gusa, ahubwo ibyo byose tugomba kubikora nta kindi kibidutera, ari Kristo. Iyo twubatswe kuri Yesu, kuramya kwacu kunezeza Imana. Iyo tubatswe kuri Yesu, biroroha kubabarira, biroroha kwihanganirana, biroroha guhugurana, biroroha gukomezanya kugira ngo tubashe gukomeza urugendo rugana mu ijuru. Haleluya. Kuki tugomba kubakanwa nk'amabuye mazima? Nuko turakeneranye. Imana yaduhaye impano zigize ute? Zitandukanye. Impano yawe igomba kuba mu nzu y'Imana iri gukora. Wiba mu nzu y'Imana uri indorerezi, ahubwo mu nzu y'Imana uri inzu y'Imana. Inzu y'Imana rero nayo igira umumaro. Nawe reka bumwe umumaro mu nzu y'Imana, kuko ijambo ritubwira ngo twubakanwe nk'amabuye mazima. Kubakanwa nk'amabuye mazima rero bivuze kugira umumaro, kugira ibikorwa mu nzu y'Imana, kandi ibyo bikorwa bikaba bizima, bikaba bikorwa bishingiye kuri Kristo,
kuko turamutse twubatse ku mabuye yacu, ubwenge, impano, kuririmba, gucuranga n'ibindi n'amashuri, ariko bitubake kuri Kristo, gusenyuka kwabyo kwaba ako kanya. Ariko kuko nitwubaka kuri Kristo, amashuri, ingo zacu byose bikabe kuri Kristo, bizakomera. Haleluya, nta kizatunyeganyeza. Ndagira ngo mwene data mubwire ngo twahamagariwe ntago tukira abanyamahanga, kuko Yesu yatwegeje hafi. Kuko tutakira abanyamahanga, turasabwa kubwiriza ubutumwa bwiza bw'amahoro, kugira ngo ubwo butumwa bwiza bw'amahoro butubashije kubakwa kuri Kristo. Nitubakwa kuri Kristo, niho tuzashobora kuba inzu y'Imana. Bityo tube mu nzu y'Imana, tutari indorerezi, tutaruturegeya, ahubwo tube mu nzu y'Imana, ntatu bwacu turi inzu y'iki? Y'Imana. Imana ituye muri twe. Umuntu nakubona, umuntu nakumva, ave ngo ura n'umuntu ukozi w'Imana. Ura muntu ari mu mwuka w'iki? W'Imana. Ura musore, ura mukobwa, ura mu mama, ura mu papa, Imana iri muri we. Uwo muntu azaba yabaye inzu y'Imana. Uwo muntu azaba yubatse kuri Kristo. Igihe cyose tutatwagera kuri urwo rwego, turacyafite urugendo rwo gukora, bene data. Uracyafite intambwe zo gutera. Niba utari wageraho, abantu bakubona, abantu bakumva, urana n'umukristo. Petero agiye kwihakana Yesu, arihakana bwa mbere, arihakana bwa kabiri, bigazanye baramwerurira ati umva, n'imvugo yawe iragaragaza ko uri umwe muri bo. Petero yari yarahindutse, n'imvugo irahinduka, kuko abamaze kugera muri Yesu bagira imvugo, bagira ingendo, bagira imibereho ibaranga. Ese wubatswe kuri nde wewe? Wubatse kuri Kristo? Niba wubatse kuri Kristo rero, ubakanwa n'abandi. Haleluya. Ariko niba utubatse kuri Kristo, ntabwo uzashoboka. Uzajya muri korali uteze ikibazo, uzajya muri gahunda yose ugeze muteze ikibazo, iyi tsinda ryose uzajyamo uzaba ikibazo, kuko utubatse kuri Kristo. Ariko nubaka kuri Kristo, uzaba igisubiza ahantu ugeze. Haleluya. Bazajya bashwana muri quartier, bazajya bahura n'ibibazo ku kazi, baguhamagare uze gukemura ibibazo, kuko ava ngo urawe turamwizera, inama atanga ntago abera, ntago abesha, avugisha ukuri, kuko ni umukristo. Uzaba umwizerwa n'abantu, uzaba umwizerwa n'Imana, uzaba umwizerwa mu itorero, kuko wubatswe kuri Kristo, kuko uri inzu y'iki? Y'Imana. Kuko uri urusengero rw'Imana. Uzirinda ubusambanyi, uzirinda ubujura, uzirinda ubusinzi, uzirinda gutukana, kuko uzi ko uri urusengero rw'iki? Rw'Imana. Ariko igihe cyose utari waba urusengero rw'Imana, uzakora ibyo ubonye byose. Umubiri wawe uzawukoresha nkuko Paul avuga ngo mbese mfata umubiri wanjye njye kuwusambanisha, mbese numuzi ko imibiri yanyu ari insengero z'iki? Z'umwuka. Umwuka atuye muri twe. Bene data, Imana idushoboze tuzirikane ko tutakiri iki? Abanyamahanga. Ahubwo kuko twigijwe hafi kugira ngo tubwirize ubutumwa bwiza bw'amahoro. Twigije hafi kugira ngo dukomeze duharanire guterana hamwe n'abandi mu mwuka umwe wo kuramya Imana. Twigijwe hafi kugira ngo tube mu nzu y'Imana, ariko twubatse kuri Kristo kugira ngo tubashe kuba inzu y'iki? Y'Imana, kandi kugira ngo twubakanwe nk'amabuye mazima. Ese weho wubakanwe n'abandi? Uri ibuye rizima? Ntago wabibuye rizima, utubatse kuri Kristo, kuko Yesu niwe buzima. Adukura nkuko twabibonye ko yaduhaye icyerekezo gishya, ajya dukura mu cyerekezo twari kijyana mu rupfu, akatuzana mu cyerekezo cy'ubugingo. Nibyo rero mwifuriza kugira ngo uyu munsi weho wamaze kumenya ibyo, ugendere muri murongo. Wowe utari wamenya Yesu, nkomeje kukurarika rwose, ntago biteye isoni kumwakira nk'umwami n'umukiza, nawe ngo aguherekeze ikere, ahindura ubuzima bwawe, nawe akugira umwana w'Imana, nawe aguhindura inzu, aguhindura urusengero, aguhindure ubuturo atuyemo. Nugenda ugende ufite ibyiringiro, uvuga ngo ngiyewe ndi umwana w'iki? Wihoraho. Haleluya. Ntago watinyuka uvuga ngo ndi umwana wihoraho, Yesu atari muri wowe. Ariko Yesu ari muri twe, turavuga ngo turabana b'iki? B'Imana. Twari kure nta byiringiro, ariko Yesu yaduhaye ibyiringiro. Imana ibahe umugisha.